Shalom shalom, twongeye kubaha ikaze mu izina rya Yesu abakunzi ba Ndika Gospel TV. Imana ibaho umugisha gukomeza kubana natwe no kudushigikira muri ibikorwa by'ivuga butumwa turiko turakora online. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana Efta Salva King. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. N'umukozi w'Imana tumaranye igihe kinini cyane dukorana umurimo w'Imana inyuma iyo, ariko ubu ngubu twiyemeje nanone kongera kuza online kuko abantu benshi bakurikirana cyane ibintu bya online. Natwe turifuza ko bimwe mu bumenyi Imana yaduhaye twagenda tubisangira kugira ngo turushirizeho gukura mu gakiza, kumenya Imana birushijeho. Rero niba ari rya mbere udukurikiye, ndagusaba kugira ngo ukande kuri subscribe kuri Ndika Gospel TV kugira ngo uzakomeze gukurikira ibiganiro n'ijambo ry'Imana tuzageza tubagezaho uko bukeye ko bwije. Rero nagira ngo twakire Salvatore adusuhuze, aramusana adukurikiye, hama anadusengere dutangire ikiganiro cyacu nkuko bisanzwe. Imana ibaho umugisha. Karibu. Amen. Shalom. Turabasuje mwese mudukurikiye kandi Imana ibagire neza. Reka dusenge Imana. Turagushima Mana yuko uri data kandi uri mu ruhande rw'abera, urusheho kudushoboza no kutugirira neza. Turagushimiye umwanya mwiza ubwo turi hano tujye kuganira, umwuka wera bane natwe kandi duhishura ubwiru bw'ubumana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Arakoze cyane. Imana imumugisha. Tugiye kuganira kuri topic ivuga cyane ku itorero rya Kristo, itorero nk'umubiri wa Kristo. Muri iyi minsi amatorero menshi, ndavuga nko mu gihugu cy'u Rwanda, amatorero menshi arafunze kubw'impamvu zitandukanye, ariko hari n'ibindi bihugu bitandukanye usanga nta matorero menshi arimo. Ariko uyu munsi twashakaga kuganira, ese n'uyihe mubaro wo kuba mu itorero? Ese umuntu yabasha gukura mu gakiza, yabasha kumenya Imana ataba mu itorero, adaterana? Ibyo byose nibyo tugiye kuganira, kandi ndizera ko turi bubashe koko kugira ikintu dusobanukirwa kandi tugire n'ikintu twiga. Muze gutanga namwe ibitekerezo byanyu kuri commentaire, wenda kubyo tuzaba twavuze, niba ari inyunganizi cyangwa se ari ikibazo mufite, kugira ngo utaha tuzongere tugihereho. Ndabizi ko bizagenda neza. So nashaka ngo mbaze umukozi w'Imana turi kumwe, abantu benshi bavuga itorero, ese itorero ni iki? Nagira ngo banze dusobanure cyangwa se duhe definition itorero. Iyo bavuze itorero rya Kristo baba bashatse kuvuga iki? Rakoze mukozi w'Imana ese Imana iguhumugisha kandi ikomeze gushyigikire ku murimo w'Imana kugira ngo abantu bamenye byinshi bijanye n'umurimo w'Imana, bijanye n'ubumenyi bakeneye ku ijambo ry'Imana. So Imana rero bagire neza. Ku itorero nibaza ko ni byiza ko tugira ubumenyi bumwe cyangwa dusobanukirwa neza itorero iryo ari ryo, n'umumaro w'itorero n'iki itorero rimaze mu buzima bw'abantu. Yarambajije ku itorero nk'umubiri wa Kristo. Itorero nk'umubiri wa Kristo ni by'ingenzi cyane. Hari ibyo abantu twita itorero nk'inzu, nk'inyubako, ariko ibyo nyene ni inyubako n'amateraniro, ushatse bavyita amateraniro, habera bahurira kugira ngo bungurane ubumenyi bw'ijambo ry'Imana, baramye Imana yabo. Ubwo bumwe rero bwo kwizera, abantu bahuje imyizerere, bizeye Imana imwe, iyo bahuye, abantu bahuriye ku kwizera Kristo, abo nibo bita itorero rya Kristo, kuko nibo bahuriye hamwe. Abantu bashaka kwihura bakitwa itorero ry'igihugu cyangwa ibindi. Reka ne kubijamo kure, nje muco wambajije itorero rya Kristo. So itorero rya Kristo rero ni ingenzi cyane, ni ingenzi, ni ikintu gikomeye, ni ikintu cyatangijwe na Kristo ubwe. Kristo ubwe niwe watangije itorero rye. Iyo usomye muri Bibiliya muri Matayo 16, Matayo 16, iyo uhasomye wasanga Yesu yegera ibigishwa be, arababaza, mwumva bavuga ko nire muri societe, abantu banyitande. Abigishwa bagerageza kuganira nawe, baravuga bamwe bakwita umuhanuzi runaka, abandi runaka. Ariko Yesu arababaza,
uretse abandi mwebwe munyitande uretse abangiranye n'abahanuzi mwebwe twagendanye twasangiye mu nyitane. Hanyuma nibaza ko bose batayisabona igisubizo aho ngaho, ariko Petero tubona Bibiliya ivuga uburyo yasubije. Yusomye hano muri kino gice, Petero aravuga ngo wowe twebwe tukubona ko uri Kristo mwana w'Imana. Yesu abona nihishurirwa rikomeye, aravuga ngo urahirwa Simoni Petero, ibi ntabwo bishuriwe n'inyama n'amaraso. Nihuse rero aho niho Yesu yahereye aravuga ngo kuri wowe nzubaka itorero, nzubakaho itorero, kandi iryo torero n'amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora, ntabwo azarinyeganyeza. So itorero rero nk'umubiri wa Kristo ni ngombwa, ni ingenzi, rirakenewe kubera impamvu imwe runaka, kugira ngo bamenyeshe abandi Kristo Yesu kuri. Mu gihe abantu bajijinganya cyangwa badasobanukiwe neza Kristo, itorero rigomba kumenya Kristo rikamumenyesha n'abantu. So itorero rero ni ngombwa, turarikeneye cyane muri societe. Amen. Itorero turarikeneye muri societe, kandi koko nibyo rirakenewe kugira ngo abantu bakomeze gusangiza abandi amakuru. Wabivuze neza, itorero rya Kristo n'abantu basangiye kwizera, n'abantu basangiye kwizera Kristo, abo bantu bacika itorero. Noneho hari amazu tujyamo gusengeramo, n'amazu nyene tujyamo guteraniramo kugira ngo tubashe guhugurana, twige n'ijambo ry'Imana. Ariko hari akantu abantu bakunda kuvuga kenshi, bakavuga ngo itorero rya Kristo ririko rirasenyuka, itorero rya Kristo ririko rirasubira inyuma, abantu bariko barava mu itorero basubira mu isi. Ese bigendeye kuri kino jambo waruvuze, nako ni Yesu yarivuze, aravuga ngo nzubaka itorero ryanjye, ngo kandi amarembo y'ikuzimu ntago azabasha kurisenya. Ese yureba by'ukuri urabona itorero rya Kristo rirashikamye, rirakomeye, nta kintu by'ukuri cyabasha kurisenya, cyangwa se hari ubundi buryo Yesu yavugagamo bino bintu? Kuko ugerageje kumva ibintu abantu bavuga, urabona koko hari abantu bari kugenda bacika intege. Ibingibi byo wabivuga hiki? Murakoze. Nibaza icyo navuga ni kimwe n'icyo Yesu yavuze. Itorero rya Kristo n'amarembo y'ikuzimu ntabwo yarinyeganyeza, ntabwo yarishobora, ntabwo bishoboka. Itorero rya Kristo ntabwo rishobora gusenyuka, ntabwo rishobora kunanirwa, ntabwo rishobora gukingiranirwa. Itorero rya Kristo ni ubuzima bwa Kristo mu bantu. So no kuvuga ikintu abantu batakora, yenda bashobora kutaja mu materaniro, bashobora gutangira kuva mu nsengero n'ahandi, nubwo ntabishyigikiye nabyo, kubera yuko Bibiliya ibitwemerera avuga ngo turusheho guterana kwera. No kuvuga guterana kwera birakenewe kugira ngo tuhugurane, twige, tube famiye nyene, famiye bahamwe, umuryango bahamwe. Ariko itorero ryo rya Kristo rwose jewe sinemenya n'abantu bakorimo gusubira inyuma, riri mu gusenyo. Kuko niba nyirajyo yaravuze ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora, sinibazo umuntu yarinyeganyeza ngo arisubire inyuma. Kuko umuntu ashaka gusubira inyuma ku giti cye, ashaka gusubira inyuma ku giti cye. Ariko icyo nakubwira, umuntu umwe yavuye kuri Yesu, arumva abantu nk'igihumbi baba bamaje kwatura ko Yesu ari umwami n'umukiza mu buzima. Mbese nka kuriya kw'abana, umwana umwe rushaka ngo umwana umwe yitavye Imana, ariko havutse abana nk'igihumbi. So ubu no buzima bwo mu mwuka rero, ku munota abantu baba bakiye Yesu umwami n'umukiza ku isi, ndahamya ko atari bakeya. Iri torero rero, ujye usomye amateka y'itorero, tubona abantu bagiye batoteza itorero. Tubona nk'umwami yitwa Nero, tubona ibintu yakoreye itorero. Amateka avuga buryo yafataga abakristo akabica, akabafungira nko muri sale, akabashiramo intare zikabajya zashonje. Itorero rya Kristo still ririho n'uyu munsi. Abigishwa ngo barabafata bakabakubita, bakavuga ngo ntimukongere kuvuga muri iryo zina, ahubwo bakarushiriza, ahubwo baje gusenga bakabwira ngo Mana uduhe gushira Mana.
uduhe gushira amanga duhamye Yesu. Yes. Nukuvuga itorero rya Kristo uko arushaho kurikanda niko rushaho kwaguka. Bibiliya iravuga mu kuva ngo uko ya nkuru y'Abisirayeli uko barushaho kubababaza niko barushaho kugwira. So itorero rero ko barushaho kuribabaza ahubwo rirushaho kwiyongera. Ndashaka kuvuga ko itorero rya Kristo n'ukuri nta kintu cyarinyeganye n'amarembo y'ikuzimu ntabwo yarishobora. So ndashaka kubwira umuntu abona ari gucika intege ku giti cye ye kubitwera itorero rya Kristo. Wapi umuntu ashaka gucika intege, umuntu ashaka gusubira inyuma, umuntu ashaka guhura n'ikibazo gikomeye, umuntu ashaka bati barankomerekeje, akatangira kureka kuja amateraniro, agatangira kumva yanza amateraniro, ariko reka nkubwire wikwanga Kristo kuko ni wabishobora. Kristo n'ubuzima, Kristo ni igisubizo. Amen. So rero nta kintu jewe sinemera ko riri gusenyuka. Itorero rya Kristo riri gukura. Yesu ari kugenda yerekana abantu batigeze bamumenya. Nakurikiranye ubuhamya bw'umukozi w'Imana bita Adam Haji. Abantu bakoresha YouTube mushobora kumukurikirana. Ni umukozi w'Imana wo muri Somalia. Yarize ibyiji bijanye n'idini rya Islam. Yaragize ubumenyi bukomeye cyane, ariko umunsi umwe Yesu aramwiyereka aramubwira ngo Adam Haji ndagushaka ugomba gukizwa. Abibwiye mama waramubwira ati wasaze rwose, wasaze ibyo ntibibaho. So yahuye n'ibintu bitangaje bikomeye muri urwo rugendo nyuma yo kwiyerekwa na Yesu, ariko arakomera umunsi no muvuga butumwa amatestimonies ye ari kuri YouTube mwayakurikirana. Itorero rya Kristo rirushijeho kuja mbere, ahubwo abarigiza baririmo. Mureke turusheho guhamya Yesu kugira ngo n'abandi baginjire. Yes cyane, urakoze cyane. Ubundi reka nanjye nongere kano kantu, nagira ngo ube mu ruhande rw'abantu bashigikira cyane itorero rya Kristo, kuko kurigwanya byo ntago byakunda. Ntiwabasha kuvanaho icyo Yesu yavuze, ijambo ry'Imana ryavuze, ntago byakunda. Ahubwo nukomeza kugwanya itorero uzasanga ari wowe ukwisenya. Nyuma ya byose n'ubundi wowe bizarangira uvuye ku yisi, itorero rikomeze. So ukwiriye kuba mu ruhande rw'abantu basupportinga itorero rya Kristo. Umbera nka Sauli to centre. Sauli yakoresheje icyo bita autorité yose yari afite arwanya itorero rya Kristo, ariko ikintu cyamutangaje no guhura na Yesu akamubaza ngo umpigira iki. Sauli arabakarame mwami wanjye umpigiri yabatse ndaguhiga ntengeye ko ntigeze ngusha, ariko itorero rya Kristo ni Kristo ubwenye. So rero aho ikintu je nabwira abantu gushigikira itorero rya Kristo, gukunda itorero rya Kristo, iki ni ikintu cy'ingenzi. Gushigikira itorero rya Kristo mu buryo bwinshi. Kino gihe ushobora kugwanira ishaka itorero rya Yesu. Ushobora gutanga amafaranga yawe kubw'aba missionnaire, kubw'ibiganiro by'isi by'ivuga butumwa, kubwo gushigikira abakozi b'Imana, kubw'ivuga butumwa ugatanga amafaranga yawe. Abantu bashira amafaranga yabo ahantu henshi hatandukanye bivanye n'amahitamo yabo, ntago ni byiza. Hari abashikira za football bagatanga amafaranga yabo kugira ngo football itere imbere, ni byiza. Arabatanga amafaranga yabo mu bundi buryo butandukanye, ni byiza. Ariko uyu munsi abantu bazi ibanga, reka mbivuge gutyo, n'abantu muri kino gihe bari gushigikira umurimo w'Imana, bari gufata ubutunzi bwabo bagashigikira ivuga butumwa, bagafata aleluya ndafashije, bagafata ububwa bagahaguruka bakaja bwira abantu ko Yesu ari umwami, kuko itorero rya Yesu rirahagaze, biravanga urufatiro rw'Imana ruracari rurahagaze, kandi rwanditseho ngo itekazi abantu. So itorero rya Yesu rero urarikeneye mu rugo rwawe, kuko itorero rya Kristo ritangira mu mutima mu muntu. Urumva ritangira mu kuvuka bwa kabiri, ritangira mu gukizwa. Uko uhaye ikaze Yesu ubukinguye umuryango w'itorero rya Kristo. So uko mubona ibintu byose biriho, ibyo uri kuranyuramwo nyene ntibishobora kunyeganyeza itorero ry'umwami Yesu, ahubwo byaba byiza wiyunze ku itorero rya Kristo. Yes, nibyo rwose. Imana iguhe umugisha. Ikindi nagira ngo tubatere intege mwebwe mudukurikiye. Birashoboka ko uri ahantu utemerewe guterana, cyangwa se dufate nk'abari mu gihugu cy'u Rwanda itorero ryarafunze, aho wateraniraga ntibigishoboka.
nagira ngo ubyire ngo wiyunge kuri bene so. Amatorero ni menshi yandi ahari, arimo kwizera, arimo abakristo bagenzi bawe. Ntukagume mu rugo, shaka ahantu ho kujya guterana. Ikindi cya kabiri, niyo wabura ahantu ho guterana, mu rugi wawe hashira igicaniro, kuko twasobanukiwe neza ko itorero ni abantu bizera Yesu. Ushobora kuba umugabo n'umugore mwarakijijwe, mufite n'abana mwese mukijijwe, mukora amateraniro mu rugo, musenge, muhamagara Imana, musangire ijambo ry'Imana, muri mu rugo iwanyu, muri mu nzu iwanyu. Imana izabagendera kandi muzabona kugira neza kw'Imana mu buzima bwanyu. Rero Imana ibagirire neza. Hari umugisha mwinshi cyane, cyangwa se hari imigisha tubona, cyangwa se inyungu nyinshi tubona iyo twateranye. Niyo nubwo twari turi kuvuga bino, iyo dufite ahantu duteranira as a church nk'itorero, nabyo birafasha cyane muri society, kuko iyo duhuye turi abantu benshi tugahurira ahantu runaka, tuhakura ubumenyi bwinshi butandukanye. Sibyo, hari abantu bajya bibaza ngo ibyo bintu byo kujya mu matorero se bimeze bite, ariko dufite testimonies nyinshi cyane z'abantu bagiye babona umugisha, bagiye babona amabourse d'études, yewe bagiye babona akazi, urumva, bagiye babona ama connection binyuze mu itorero. So ntago tujya mu itorero gusa ngo tugiye kwiga ijambo ry'Imana, ariko tuhavana n'izindi nyungu nyinshi zitandukanye. Rero ni byiza ko nkuko n'ijambo ry'Imana bidusaba ngo uko ya minsi yegereza, ngo aba ariko natwe turushiriza hamwe guteranira hamwe nk'abera. So rero nagira ngo twongeye tubatera intege, mukomere kabisa, mukomere, dushikame, niducike intege. Yesu yaratsinze, natwe tugomba gutsinda urugamba, tukava muri iyi si turi abatsinzi, twaranesheje. Ubundi tukazaserebra mu ijuru dushimira imirimo Imana yakoze. Sinzi mukozi w'Imana niba hari akandi kantu wakongera ku bintu bijyanye n'itorero, nako tukavuge kugira ngo tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'itorero twari turi kuvuga. Akantu nakongeraho tout simplement nako Bibiliya ivuga, ntakara akantu n'ikintu nakongeraho Bibiliya ishiraho umuco ku bintu bijyanye no guteranira hamwe. So muri kino gihe ni byiza, turashishikariza abantu gukurikira uburyo bwa online. Ni byiza nyene kuba umukristo wa e-church, ni byiza. Ariko hari ikindi kintu bashaka gushishikariza abantu. Iyo usomye muri Matayo ibice 18 hari 20 nkunda, umurongo wa 18 n'umurongo wa 19. Uriya murongo utangira uvuga yuko ngo ibyo tuzahambira mu isi no mu ijuru bazabihambira. Ariko noneho ugasoreza ku 19 bakavuga ikintu gikomeye, bakavuga ngo ababiri muri mwebwe nibahuza umutima bakagira ikintu basabye data mu izina rya Yesu, Imana izagikora. Ni ukuvuga ndashaka gushishikariza abantu guterana, kubera ko ubu no bumwe bw'ano materaniro, ubu no bumwe bwo guterana no gusenga. Hari ikindi kintu mw'isi yo mu muka birema, kubera ko gusengera hamwe umuntu umwe ashobora gucika intege, ariko undi mwene se akamukomeza. Umuntu umwe ashobora kuba ananiwe, undi mwene se aririmba nawe agakomera. Umuntu umwe ashobora kwegera mugenzi we ati nagize intege nke runaka, kamufasha gusenga. Mbese ari amavantage menshi mu guteranira hamwe. Ni byiza rero gukurikira online, ariko mu gihe ufite uburyo waterana n'abandi jya mu materaniro. Mu gihe mbese ubishire kuri ubigire priority, mbese ubishire muri bimwe mu bintu byankenerwa ukeneye gukora. Ufata umwanya wawe ukajya mu materaniro, ugaterana n'abera, cyangwa se ugasavinga mu nzu y'Imana. Imana yaduhamagara icyo kintu cyane, kuko ubumwe bwo gusenga busenya imisozi, ubumwe bwo gusenga buzamura umuntu. Mbese umuntu yarasa nkaho acitse intege, mugenzi wamufata ukuboko akongera kumukama. So rero bene data, mukunda itorero ry'Imana, mukunda itorero rya Kristo, muri kunde, kuko Kristo yabanje kudukunda tutaramumenya. Kristo yabanje kudukunda, kandi niwe yavuze ngo nimuteranira hamwe mukacyo musabye muzagikorerwa na data mu ijuru. Ikindi kintu mva nakongeraho cyari cyo no kugira ngo nkundisha abantu amateraniro yera. Niba nabwo uri ahantu bidashoboka ko uja mu materaniro, ndakwinginze ntutungwe n'uburyo gusa bwa online. Fata mwene so uri hafi ya
muhuze ubumwe mu muje hamwe ko n'ikintu bibiri ivuga nta kindi wakora ngo gihindure. Shaka mwene so muje kwizera. Ndahamya waba uri muri societe igwanya iby'Imana gute ntihabuzemo wizeruze. Iyungiye nawe nimugirane byo gusenga, mugirane bya Bible study, muganira amazaburi, musubizanye mu intege, mubwirane intege nke zanyu. Abakristo b'iki gihe bakibwirane intege. Ntabwo bashaka kumenya ko tugira intege nke. Buri muntu wese yabaye Superman. Ariko birivuga ujye ubwira mwene si intege nke zawe, umwaturire n'ibyaha musengeranire. Yes. Umusengeranire. Umubwire ati inshuti yanjye ngira inyota y'iki cyaha runaka sine nakibohokaho musengane. Haleluya. So ndashaka kubashikaza icyo kintu rero, shaka mwene so mugira ubumwe, mugira amateraniro ntabwo agomba kuba gusa y'umwana 10,000 n'ay'abantu babiri Bibiliya yemera. Yes. N'ay'abatatu n'ay'abane bose Bibiliya irayemera. Abo bose bagize itorero ko twatangiye tubona ko itorero n'abantu bahuje kwizera bahuriye hamwe. So ntatinze rero nkishishikariza abantu kugira ubumwe, mureke twongere tugire ubumwe bwa Kristo. Amateraniro y'Amen. Amen. Imana ibaho umugisha. Reka dusoreze hano kino kiganiro, ndizera ko hari ikintu wumvishe kandi dukomeze gusengera itorero. Nagira ngo dufate nk'umunota umwe dusengera itorero rya Kristo muri rusangi. Hari abizera bera bari mu bihugu bitandukanye ariko bagisiragoninga n'uburyo bwo gusenga. Tubasengere kugira ngo Imana ikomeze kubashoboza, kubaha imbaraga kugira ngo bakomeze urugendo rw'agakiza Imana yatangije muri bo. Kandi turizera ko Imana izakomeza kwagura no gushigikira itorero ryayo kuko Yesu yarabisezeranye. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu turagushimiye kuri Imana igira neza. Niwe watanguje itorero kandi itorero ryawe ngo n'amarembo y'ikuzimu ntago azabasha kurisenya. Turasenze kugira ngo ukomeze abera aho bari kwisi hose mwami. Ndasenze kugira ngo imbaraga zawe zikomeze mwami gutuma turushaho kugwira no kwaguka nk'itorero ryawe mwami Imana. Turagushimiye kuri Imana igira neza. Ukomeze abakozi b'Imana batandukanye, abashumba, abapasiteri, abavuga butumwa, abakristo bari hirya no hino ku isi. Ubakomeze ubaha imbaraga, ibibaca intege mwami Imana. Ubakomereze muri byo kugira ngo itorero ryawe rikomeze kugwira kandi rikomeze kwaguka mu mpande zose. Uri Imana igira neza, ukomeze kugira neza n'abadukurikiye, ubaho umugisha kandi izina ryawe rikomeze guhabwa icubahiro. Urakoze, tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza. Mukomeze gukurikira ibiganiro byacu kandi turizera ko Yesu azakomeza kudushiramo ibintu mukeneye kumva kandi bizabagirira umumaro. Yesu abaho umugisha. Shalom shalom. Amen.